abagome ntihabugomo ntihamaze ntihabe n'ishyari numvise ku isi muyizenguruka muturangire rwose tugeyo. bavandimwe abanyarwanda abanyarwandakazi banyamuryango ba Rwanda Bridge Builders ari rwo rwego nyunguranabitekerezo ruhuriyemo n'imiryango ya politike n'iya societe civile nyarwanda ikorera mu bihugu binyuranye hirya no hino ku isi. ndabaramukije kandi mbagezaho ubutumwa bwa bagenzi banjye duhuriye muri RBB nuko uru rwego rugiye gutangira kujya rubagezaho ibiganiro binyuranye birebana n'ubuzima bw'abanyarwanda, birebana n'imibanire y'u Rwanda n'amahanga, nk'uko uyu munsi turi bubahe ikiganiro mbwirwaruhame ku masezerano aherutse gusinywa na leta ya FPR Inkotanyi, guverinoma y'u Bwongereza. Ayo masezerano tukaba dusanga ateye isoni, adafata ikiremwa muntu nk'uko cyagombye gufatwa. Ayo masezerano mwese mwarayumvise, ntiyateganya ko u Rwanda ruzajya rufata impunzi zirukanywe mu Bwongereza noneho zikarutuza mu Rwanda nyine ku butaka bw'u Rwanda. Ariko ntabwo buzaba bubikoreye umutima mwiza gusa wo gukunda ikiremwa muntu, n'uburyo mu by'ukuri bwo kubikiriramo, byo kubicururizamo abo banyamahanga bazaba bimwe ubuhungiro mu Bwongereza. Kugira ngo turyumve neza, ndasaba umwe mu bavandimwe bacu turi hamwe hano muri studio witwa Stani adusomere itangazo ryasohowe na Rwanda Bridge Builders, bazwi nk'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda. Ni urwego nyine nababwiye haruguru ruhuza imiryango ya societe civile n'amashyaka ya politiki atavuga rumwe na leta ya FPR Inkotanyi. Muvandimwe Stani rero, reka nguhe ijambo noneho dusomere iryo tangazo rya Rwanda Bridge Builders. Murakoze cyane bwana Jean-Marie, kandi mbanje no gusuhuza abagenzi banje turi kumwe muri iki kiganiro. Nkuko rero yaramaze kubaha incamake, iryo tangazo riteye rityo: itangazo ryo kwamagana amasezerano yasinywe hagati ya leta y'u Rwanda n'Ubwongereza yo guhererekanya impunzi z'abanyamahanga nk'ibicuruzwa zivanwa mu Bwongereza zikajyanwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iryo tangazo riragira riti: urwego nyunguranabitekerezo rwibumbiyemo imiryango itegamiye kuri leta n'amashyaka ya politiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi, ruzwi mu izina rya Rwanda Bridge Builders cyangwa RBB, abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, ruramaganira kure amasezerano agayitse leta y'u Rwanda yagiranye na leta y'Ubwongereza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 4 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022, agamije guhererekanya no kugurishanya impunzi z'abanyamahanga aribo twakwita asylum seekers, zimwe ubuhungiro muri icyo gihugu cy'Ubwongereza zikoherezwa mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko u Rwanda rwemerewe akayabo k'amafaranga menshi ahwanye yenda gusaga miliyoni 158 z'abanyamerika. Iki rero ni ikibazo gikomeye kuri aba bantu bazajyanwa mu Rwanda b'inzirakarengane, bari kugurishwa nk'ibicuruzwa. Ibi bintu tubizi kera cyane ku gihe cy'ubukoloni, aho abantu bagurishwaga nk'ibicuruzwa.
bikaba kandi ikibazo ku banyarwanda bari kwicwa bagasimbuzwa izo mpunzi nk'uko bimenyerewe mu gihugu cyacu muri ino minsi, hamwe no guteza umutekano muke ku mugabane wa Afurika. Ibyo bikaba bikorwa kubera u Rwanda rwohereza abasirikari batandukanye mu bihugu byinshi byo muri Afurika mu kurwana muri izo ntambara baba bashoje. Izo mpunzi iyo zigeze mu Rwanda zihita zihabwa imyitozo ya gisirikari, zigatoranywamo abacanshuro, noneho u Rwanda rukabajyana hirya no hino hatandukanye guteza intambara muri ibyo bihugu nk'uko nari maze kubivuga. Urugero ruri hafi rufatika ni nk'imirwano ikomeje kubera muri Mozambique, kandi u Rwanda rufitemo uruhare, rwaroherejemo bamwe mu mpunzi zajyanwe mu Rwanda, cyane cyane izo duheruka kwibuka ari izavuye mu gihugu cya Libya. Ubwo rero mu ijambo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Bwana Boris Johnson yasobanuye ko ayo masezerano amaze gusinywa yuzuye, kandi u Rwanda rufitemo ubushobozi bwo kwakira ibihumbi by'izo mpunzi mu myaka iri imbere, uhereye igihe amasezerano asinyiwe, mbese kugeza mu myaka iri imbere. Urumva ko ari umugambi muremure, kandi leta y'Ubwongereza mu gihe cy'ibanze cy'aya masezerano ikazishyura u Rwanda amafaranga angana na miliyoni 120 z'amapawundi, arizo twasanze ko zingana n'izo miliyoni 158 z'amadolari y'abanyamerika. Komite mpuzabikorwa rero ya Rwanda Bridge Builder, abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, imaze gusuzuma neza ibikubiye muri aya masezerano hagati y'icyo gihugu cy'Ubwongereza na leta y'u Rwanda, yasanze uyu ari umugambi mubi ukubiyemo ububisha, ubugome, ubugambanyi bwo guhererekanya abantu nk'aho ari ibicuruzwa, ishingiye ku nyungu z'agatsiko k'abantu bake bayobowe na Perezida Paul Kagame. Ibigomba kwitabwaho muri iki kiganiro, ukurikije uko mubonye bimwe mu bikubiye muri iri tangazo, ariya masezerano anyuranye n'amategeko mpuzamahanga arengera impunzi. Icya kabiri, u Rwanda ni kimwe mu bihugu byo ku isi gifite abenegihugu benshi bagihunze kandi cyananiwe gucyura. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bibiri bya nyuma ku isi bifite abaturage batishimye. Icya kane, raporo zose inyinshi z'uburenganzira bwa muntu zerekana ubugome n'ihohoterwa bikorerwa abaturarwanda. Icya gatanu, u Rwanda rwagiranye amasezerano nk'ariya n'ibindi bihugu nka Israel mu bihe byashize, kandi nacyo cyagezeho koko abazanywe mu Rwanda bisabwe bisanze mu bukene n'ibibazo biruta ibyo bahunze. Benshi muri bo bahisemo kuva mu Rwanda bahungira mu bindi bihugu by'abaturanyi nka Uganda. Urumva ko ari imikino u Rwanda ruba ruri kwikinira kugira ngo rwifatire ayo mafaranga. U Rwanda ni igihugu gito, igihugu kitari gikwiye kwirundaho impunzi z'abanyamahanga, mu gihe leta ya FPR Inkotanyi yirirwa isaba ibindi bihugu bya Afurika, urugero nka Congo Brazzaville, even na Congo Kinshasa, kurutiza ubutaka bwo gutuzaho bamwe mu banyarwanda. Kubera impamvu zivuzwe haruguru muri iri tangazo, amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza uhishe byinshi twakwita hidden agenda, birimo kandi no kugarura icuruzwa ry'abantu nk'uko byakorwaga ku gihe cy'abakoloni ku mugabane wa Afurika, nk'uko twagiye tubikurikirana muri history. Guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu
no gukomeza kwica abanyarwanda batavuga rumwe na leta y'u Rwanda, ikabasimbuza izo mpunzi, hamwe no gutera intambara n'umutekano muke mu bihugu byinshi cyane cyane byo muri Afurika, nk'uko babikoze muri Central Africa, muri Congo Kinshasa, muri Mozambique, hari n'ahandi henshi, mbese bagenda boherezwa bakajya kurwana nk'abacancuro. Ntawe utazi ko izo mpunzi iyo zimaze kugera mu Rwanda akenshi zihita zijyanwa mu bigo bya gisirikare gutorezwamo iby'intambara, nk'uko byagenze ku mpunzi zavanywe muri Libya, mwese mwarabikurikiye, ubu zikaba zaragiye gutuzwa i Gashora, aho zikorera imyitozo ijyana n'iya gisirikari muri ako gace. Umuryango w'abibumbye ariwo twakwita Loni, hari n'indi miryango myinshi, harimo Kiliziya y'Abangirikani yo mu Bwongereza, byose hamwe bikomeje gusaba ko uburenganzira bwa muntu bwakubahirizwa, yamaganye rugikubita aya masezerano n'imigambi mibisha ya leta ya Kigali. Rwanda Bridge Builder RBB nk'uko mubimenyereye, cyangwa se abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, yongeye kwamagana yihanukiriye aya masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda n'iki gihugu cy'Ubwongereza. Ni muri urwo rwego kandi RBB yongeye gusaba abanyarwanda n'ibihugu by'amahanga kwamaganira kure aya masezerano ntacyo basize inyuma. Birababaje rero kubona leta y'Ubwongereza yitwa ko yubakiye ku mahame ya demokarasi no kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu igwa mu mutego w'ingoma mpotozi ya Perezida Paul Kagame. Leta y'u Rwanda ubwayo ntishoboye no gukemura ikibazo cy'impunzi zayihunze kandi zikomeje kuyihunga ibihumbi magana n'amagana, ikaba yarabahejeje hanze ndetse ikanabasanga hanze igiye kubicirayo, ikaba itarashoboye kugira icyo ikora. Ni gute yashobora kwakira impunzi zivuye mu bihugu byishoboye nk'igihugu cy'Ubwongereza? Ubwo murabyumva ko ari ikibazo, ari naho tuvuga tuti harimo igihishe inyuma, ari byo twita hidden agenda. Rwanda Bridge Builder RBB nk'uko nabibabwiye nyine, uru rwego nyunguranabitekerezo rwibumbiyemo imiryango itegamiye kuri leta n'amashyaka ya politiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi, irasaba rwose imiryango yose ishinzwe kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu ifatanyije na Loni, kimwe n'indi miryango, umuryango w'ubumwe bwa Afurika, gukora ibishoboka n'amaperereza byihutirwa yo kumenya umugambi w'icuruzwa ry'impunzi hagati ya leta y'u Rwanda n'ibihugu by'ibihangange nk'uko bigaragaye kuri iki gihugu cy'Ubwongereza. RBB kandi iboneyeho umwanya wo gusaba leta y'Ubwongereza gushyira mu gaciro ikareba uko yasinyura aya masezerano. Leta y'u Rwanda nayo kandi isabwe gukemura ibibazo by'abanyarwanda ku buryo byihutirwa biyireba, aho kugira ngo ibe rwivanga itangire kuvuga ko ishoboye gukemura ibibazo by'abandi bantu bari bakiriwe neza muri ibyo bihugu byateye imbere. Leta y'u Rwanda irasabwa kurekura ubutegetsi kuko bigaragara ko inaniwe, igafungura urubuga rwa politike mu Rwanda, abanyarwanda b'impunzi bagatahuka mu bwisanzure, kandi buri munyarwanda aho ari hose agahabwa uburenganzira bumukwiye bwo kubaka igihugu cye cy'u Rwanda. Muri makeya rero, iryo tangazo mumaze kumva ibikubiyemo naha rishorejwe. Murakoze. Murakoze cyane muvandimwe Stani Rwanda rugari. Ngira ngo iri tangazo twe nk'abantu b'abanyamuryango ba RBB turarizi, ariko kandi abaryumvise ubwa mbere
kuri iyi shene bakenera ko tubasobanurira bimwe mu byo tutavuze mu itangazo. Ubwo rero nagira ngo niba hari ufite ingingo yongeraho cyangwa asesengura kurushaho cyangwa ashaka kugaragariza zimwe mu mpande tutavuze muri iri tangazo nyine, yafata ijambo. Ndahera kuri bwana François turi ku nkiko, usanzwe ari n'umuvugizi wa Rwanda Bridge Builders, abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda. Nyuma ngakurikizaho bwana Theobald Rutihunza, ari nawe ushinzwe ibibazo byo kurengera ikiremwamuntu muri RBB. Muvandimwe François. Murakoze. Nanjye mbanje gusuhuza abatwumva bose. Ndaramutsa abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, urwego RBB. Ndaramutsa abanyarwanda aho bari hose ku isi. Ndaramutsa n'inshuti z'abanyarwanda aho ziri hose. Mu by'ukuri numva iri tangazo risobanutse neza, kubera ko rivuga ku kibazo cy'ingorabahizi kimaze kugaragarira muri aya masezerano u Rwanda rwagiranye n'Ubwongereza. Ikintu cya mbere kigaragara nuko mu by'ukuri aya masezerano nanone ni ikindi kimenyetso kigaragara cyerekana isura nyayo y'ubutegetsi bwigaruriye u Rwanda, kubera ko cyane cyane byanagaragaye mu bantu mumaze kureba uko za komanteri ziri kuza ziturutse hakurya no hino ku isi. Noneho n'abandi banyafurika bajyaga bavuga ngo agatsiko kayoboye ubutegetsi mu Rwanda, agatsiko gafite ubutegetsi mu Rwanda ngo ni intangarugero. Mu by'ukuri mukurikije komanteri ziri kuboneka, nabo babonye isura nyayo y'aka gatsiko. Muti kubera iki? Kubera ko hari abantu benshi bakunze kwibeshya ngo FPR ngo igizwe n'abapanafricaniste, ariko ubu ngubu biragaragara yuko ahubwo bitwaza ishusho bakavuga ibintu bimwe, ariko mu by'ukuri ishusho bitwaje bikaba nka rya rindi abantu bakunda kugereranya bavuga bati impyisi yitwikiye uruhu rw'intama nayo ijya mu ntama, kandi umugambi wayo ari uwo kurya izo ntama. Na hano niko bimeze. Ntabwo ari ukuvuga ngo FPR ishaka gufasha bari abantu yagiye gusinyira amasezerano, ahubwo hakubiyemo ibintu byinshi. Ikintu cya mbere ni icyo gucuruza abo bantu igakorera amafaranga. Ikintu cya kabiri nk'uko muri iri tangazo bivugwamo, ni uko yitwikiza abantu bafite ingorane, abantu bashatse bahunze aho bari bitewe n'impamvu zitandukanye, bashaka kugira ngo barebe ko bakwibonera ubuzima bwiza buruta ubwaho bari. Noneho yo ikabitwikiza ikajyanamo abandi bantu bo kuzajya gukoresha mu bikorwa bibi irimo. Na hariya byavuzwe yuko byaje kugaragara yuko hari abantu bagiye bava muri za Libya. Muribuka yuko hari n'abagiye mu Rwanda
nabyo byaragaragaye ko hari basinye bavuga yuko hari abavuye muri Afghanistan bagiye mu Rwanda, ibyo muri Israel nabyo birazwi, ariko burya byanakunzwe kuvuga yuko muri bariya bantu hashobora kugendamo biriya bintu by'ibyihebe, noneho ibyo byihebe bikagenda bigakoreshwa muri bya bindi byo guteza umutekano muke mu karere kacu, ndetse ndashaka kuvuga mu karere k'ibihugu bigari k'ibiyaga bigari bya Afurika, ndetse no mu tundi turere turi kure ya kariya karere. Ndagira ngo nibutse yuko mbere yaho bitigezwe bivuga iriya miryango iterwa bari abantu b'ibyihebe, ariya amagurupe bavuga ibyihebe ngo by'abisilamu byiyita ko ari byo mu idini y'Isilamu, ariko ntaho bihuriye mu by'ukuri. Mwibuke yuko byaje kuza nyuma y'aho Kigali itangiye kuzuza ibintu bijyanye n'aya masezerano yo kuvuga ngo barakira impunzi ziturutse mu tundi turere dutandukanye tw'isi. Nongere mbivuge, hariya muri Afghanistan muzi abantu bari bahari, muri Libya naho bizwi abantu bari bahari abari bo, abantu ba nyabo. Muribuka abigeze kuva muri Israel yuko bageze mu Rwanda bagatoroka n'amafaranga bari bahawe. Hari abatanze ubuhamya bavuga yuko amafaranga bahawe ahubwo bageraga i Kigali bakayabaka, kandi ibihugu byarayatangaga bizi yuko Israel hano, mbese umuntu avuze concretement Israel yari yabageneye amafaranga yo kugira ngo azababesheho mu minsi ya mbere bageze i Kigali. Ariko abantu bavuye mu Rwanda bagatoroka bagaca muri Uganda bakongera bakagera mu Burayi bw'iburengerazuba, ndetse hari n'uwasubiye muri Israel, bose bongeye kugaragaza yuko mu by'ukuri ayo mafaranga i Kigali yayabakaga. Murumva rero yuko hariya nta kintu kizima kirimo, ahubwo iki ni ikindi kimenyetso kigomba gusobanurira Afurika yose yuko tugarutse muri bya bihe by'ubucakara, bya bihe byo kugurisha Abanyafurika mu binyejana bya 14, 15, igihe abazungu bazaga bakaza kwikorera abasore n'inkumi b'Abanyafurika bagiye kubakoresha mu by'ubucakara. Muzi yuko baguraga abantu. Na hano rero ni ubundi buryo bugarutse. FPR ntabwo ikorera Abanyarwanda, FPR ntabwo ikorera Abanyafurika, ahubwo biragaragaye yuko ikorera abo nyine bagashaka buhake, abo bacuruzi b'abantu. Ibi bintu rero bigomba kwamaganwa. Tugomba gukora uko dushoboye. N'Abanyafurika bari bakibeshya, nabo bakabimenya nk'uko banatangiye kubyamagana ari benshi, bagakomeza. Ahubwo kari agatsiko bakamenya yuko bagomba gukora uko bashoboye, bagafasha Abanyarwanda kugira ngo mbese u Rwanda rusubirane ba nyirarwo, u Rwanda ruba urw'Abanyarwanda, na bariya bakeneye ubuzima bwabo mu Rwanda ntaho bazabubona, kuko bagomba kumenya ko ahubwo n'Abanyarwanda babirukana mu gihugu cyabo. Birazwi yuko hariya i Kigali nabyo tutiriwe tubigarukaho andetaye, ahubwo nubwo ababizi ari bake, nabyo bigomba kongera kuvugwa. Abantu baravuga ngo bagiye gufata impunzi zo hanze bate, kandi bene gihugu hariya muri za Banyahe n'ahandi hose murabona barabirukana, abantu ntibagira aho bari.
impunzi z'abanyarwanda ziri hanze nk'aho bavuze ngo bagiye gukora imishyikirano babagarure, ahubwo ako gatsiko karirirwa gahamagarira urubyiruko rw'abanyarwanda ngo nirugende ruje kubahiga aho bari. Ibyo ngibyo nabyo ni ibintu byavuzwe n'uriya Kabarebe yabivuze ubugira kabiri. Ibyo nabyo ni ibintu bizwi. None se no muri iriya tangazo ahubwo mwabonye yuko bari gutangaza ayo masezerano basinye, mwabonye yuko bavuze ngo ntabwo bakeneye impunzi zituruka mu bihugu bituye hafi mu bihugu duhana imbibi. Bavuze amazina, bavuze ko badakeneye abaturutse muri za Tanzania, mu Burundi, muri Congo no muri Uganda. None se mwakagira imana mwe ko umunyarwanda yavuze ngo ijya kurisha ihera ku rugo? Murumva koko ibyo ngibyo wa mugani ibyo bavuga n'ibyo bakora bidatandukanye? Ubwo rero ntabwo nakwiharurira ijambo, tumureke twese turisangire, ariko birumvikana ibyo biriya bikorwa n'ibikorwa tugomba kwamagana. Tugomba guhamagarira inshuti z'abanyarwanda zikabyamagana, nk'uko mwabibonye mu muryango w'abibumbye Loni barabyamaganye. Biriya bintu rero ni ibintu rwose bigomba kujya kure y'abanyarwanda, nta nubwo ari kuvuga ngo mu Rwanda gusa, kure y'abanyarwanda, kuko nta cyiza kirimo rwose. Ni ibintu nanone byo kuzanira abanyarwanda ibintu bibi, kuko n'ubundi abanyarwanda baraharabitswe na biriya ni byo kuza guharabika isura ry'umunyarwanda aho yaba ari hose, uwo yaba ari wese. Murakoze, reka mbe mpaye ijambo abandi. Murakoze cyane muvandimwe François. Reka noneho ijambo Theobald Butihunza, unashinzwe ibibazo bireba kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu gihugu cyacu ariko no muri rusange, niba hari komantere yakoraho. Murakoze bwana ambasaderi kumpa ijambo. Ndagira ngo ndamutse abitabiriye inama bose muri aho. Komera cyane. Nk'uko abandi bose rero bamaze mukomere, nk'uko abambanjirije bamaze kubivuga, ariya masezerano ateye ubwoba n'inkeke, kuko ariya si amasezerano ahubwo yagombye gukorwa no ku mugaragaro ngo yamamazwe. Ariya ubundi asanzwe akorwa na activite zikorwa n'ibyihebe, kuko le trafic d'êtres humains ishyirwa mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ishyirwa mu bucuruzi by'intwaro, ndetse yunguka amafaranga menshi cyane ubwo bucuruzi bw'abantu. Kugeza ubu buri mwaka babarura miliyari zirenga 35 z'amadolari yinjizwa n'abo bantu. Mbere byabanje kuba ku bagore, biba ku bakobwa bajya kubacuruza, ariko biri kugenda bifatira intera cyane cyane ku bakuru b'ibihugu bafite ibibazo. Iyo atangiye kugira ibibazo bashaka uko abikemura. U Rwanda rero kubera ko rukunze kuba urwa mbere hose mu gushaka gukemura ibibazo by'abandi, ni urwa mbere. Netanyahu yashatse kwirukana impunzi 40,000, ariko abura uko abigenza, kuko yabonaga abantu bamurebera bati abantu babyirukana bajyana he, yabo yabitaga ngo ni les infiltrés. Hanyuma biza gutuma abo bantu uko bari
biza gutuma abantu ko bari 40,000 Netanyahu yiyambaza Kagame mu Rwanda mfasha aba bantu bisakuje cyane niho yongeye ababiretse kuko ababiretse kuko ibyo bintu byamenyekanye n'ukuntu abo bantu bageraga mu Rwanda bakamburwa nk'uko François yabivugaga mu kanya hanyuma ibyo bintu biba bihagaze gato ubwo ibyo ntibyashyiriye ubwo babonye bigenze gutyo bati ikiraka kije muri Libiya impunzi zari ziri gukwamirayo abanyalibiya ndetse bakabagira bamwe abacakara kurenza uko babigenza bati reka twegere Nations Unies HCR twegere na OIWA noneho bakoresha ikimenyane bafitanyeyo n'uriya munyacadi witwa Fakiri abaha ikiraka cyo gucuruza abanyarwanda bava muri Libiya bamwe bajya mu Rwanda bagezeyo ubwo n'ubundi no kubashakira iyo bajya bageze gukomoza kuba bavuye muri Afghanistan nabwo abanyamerika banze ko opinion publique yaho ibemera yemera izo mpunzi zivuye muri Pakistan na ideology yabo bati mubohereze mu Rwanda niho bishoboka u Rwanda rurabakira rworejwe babavunjemo amafaranga none byo wundi Johnson Boris agize ibibazo ngira mwumvise iminsi mikuru yakoresheje mwumvise ko banamuciye amafaranga kandi batangiye kumaza bati ko bavuze ko Brexit izajyana no n'igabanuka ry'impunzi none akaba ziyongera urumva impunzi si uzitera impunzi ziterwa n'ibibazo bituruka iwabo ariko ashaka kubikemuza Kagame atumiza Kagame ati ndaguye ifaranga ariko mukize ibi byago ikibazo cyo mu Rwanda si nuko ayo mafaranga ahubwo bayakorera ayo mafaranga barayabona impunzi zikajyayo ariko izagezeyo ndababwira ko bavuga ngo bazabazituza nako ziperereza nta hantu namwe hatuye impunzi ari zavuye muri Israeli ari zavuye muri Libiya ari zavuye muri Afghanistan babacumbikira mu mahoteli gato impamba yamara gushira ibashyizeho bakagenda maze rero uriya murimo ukomeye mwabonye bamagana mbese uwo murimo w'impunzi n'abandi bimukira umeze ute washaka kwipakurura ubundi kwakira impunzi bitwara ikiguzi kinini harimo ikiguzi cyo kuzakira ariko iyo ushaka kuzakira neza umenya n'ikizigenza ese barahunga iki harimo kuzihumuriza harimo mbese kubanza kuzifata neza kugira ngo zishire ubwoba uwo murimo rero utwara amafaranga menshi cyane ndetse ubwo iyo uko kubakira bisaba noneho kubacumbikira kubashakira aho baba baruhukiye aho baruhukiye hatunganye ibyo nabyo bitwara amafaranga aho hantu hatunganye ni ahantu hari ibyangombwa byose ari iby'isuku ari uburyamo bwiza ndetse n'abantu babitaho cyane cyane ko baba baje batavuga indimi baraza nyirango habonye impunzi ziri kuva muri Ukraine aho ziri kugera
ziri gusanga n'abantu bazigisha ururimi ariko nabo bakiga ururimi rwabo Ukraine kugira ngo bashobore kubivuga, ndetse ururimi kusa kuruvuga habugerekaho no kumenya umuco, ibyo bita communication. Ntabwo ari ukumenya kuvuga neza amangara cyangwa igifaransa cyangwa iki, ni ukumenya iyo mico y'ahantu avuye uko imeze. Ngira ngo nk'uwatanga urugero ruto mubibona uko abantu baturutse mu bihugu biri mu idini ya Isilamu n'abandi tujya gukoresha tuwarete byonyine, ni ibintu usanga bibogamiye bamwe mu gihe abandi babona nyine ntacyo bibatwaye. Ibyo rero abantu bagomba kubyiga bakerekana bati ntimubitinye, cyangwa se bakabigisha nabo uko babikora nabyo bakabikora neza, cyangwa bakabigisha uko ibyo bigenda. Mwuko kubakira rero biteganyamo ko hari abashobora kurwara mw'izo ngendo. Impunzi ziba zarakoze ziba zaranyuze ahantu henshi habi, indwara rero zikurayo aho hantu, indwara ziba ari nyinshi cyane. Indwara zimwe zandura izindi zitandura, mbese ibyo ari byose bagomba gufatira uburyo bwo kubavura no gushaka abaganga bashobora kumenya izo ndwara. Ibyo iyo bimaze kuboneka bagakubitiraho noneho ekipe yo kwiga amadosiye y'abo bantu. Ese koko abo bantu ni ba migrant, ni impunzi, barahunga iki? Ibyo rero bisaba nanone ekipe zizi kumenya aho hantu impunzi zivuga zituruka. Nk'uvuga ati jewe nturutse muri Ukraine, ubona ukuntu yakirwa vuba kuko ikibazo cya Ukraine kiba gihari. Ariko uvuga uti nturutse mu Rwanda, bisa n'ibikomeye kuko u Rwanda rwatangiye kwitaka ko nta mpunzi rugira. Urumva ko ubwarwo yewe ndetse ubonye n'amakuru aturuka muri ambasade y'Ubufaransa avuga ko ibintu ari byera ngo de, ko za raporo zo muri Amerika umenya abo batajya bazisoma. Avuga ko ibintu ari byiza, uretse ko yashyizeho n'agashya noneho nabonye yaratangiye gushinja Abafaransa. Ibyo rero byose ni umurimo ukorwa utangwaho amafaranga. Ibyo byose rero noneho namaze kubona ibyangombwa, ntabwo babonye akazi, ntabwo babonye icumba azabajyamo, kuko agomba kubisa rya cumbi ryo mu bashaka azil, akajya mu yandi macumbi. Hari ukubona akazi, hari ubundi buzima busanzwe aba yinjiyemo, nabyo hagomba ubufasha. Ibyo byose rero ni umurimo ukomeye, ariko ibyo bihugu bishaka kwipakurura bikabyegeka ku bavuga bati nimutwihereye amafaranga, muduhe abo bantu dufite aho tuzaberekeza. Aho bazaberekeza rero bazabarisha ingona, abandi babajyane mu bihuru. Muzi ko hari abo bavuga bati hari umuntu wigeze kujya gushaka abantu bavugaga bati barabuze mu Rwanda, u Rwanda rutanga raporo ngo yagiye muri Kongo ngo ingona zaho zaramuriye. Ni uburyo bwo kwikuraho icyo kibazo ayo mahanga ashaka gukora, akitwaza u Rwanda kugira ngo rufashe gukemura ibyo bibazo rwigize nyiranabizi. Muri make ibindi bibazo byenda naza kubisubiza, ariko iyo mirimo bashaka kwipakurura bayegeka ku Rwanda, uretse ko rutanayishoboye ariko rubishakamo indonke, kuko ayo mafaranga natwe tugereho, ayo mafaranga bagereho, ariko ni amafaranga y'amaraso. Uzi kugira kontara n'umuntu
iyo kontra ntuyirangize. Muri make nkaba mbona icyo kibazo cyo kwamagana hari amasezerano dukwiye kuyamagana, tukamenyesha cyane na biriya bucuruzi bw'abantu. Buriya bucuruzi bw'abantu gituma mbese babwito harimo gukura abantu aho bari ubajyanayo ku nyungu z'ikiguzi z'amafaranga. Ubundi wakira impunzi, abo bose ibihugu bibakira nibo batanga ayo mafaranga. Ntabwo rero ibyo bihugu bijya gutrafika ubwo muntu bwabo, kuko ubwo ndetse n'izo mpunzi zari zikwiye igihe zimaze kwicara neza nazo zikabona uburyo bwo gushimira ibihugu byazohereje, ibihugu nako byazakiriye. Ibyo bihugu byazakiriye biba bizitezeho umukiro, bivuga biti tuzabikoramo, bavuga bati tuzahabyarira abana, bavuga bati mbese tubonye une deuxième patrie kuko iya mbere twayibuze. Ariko urumva n'abohereza mu Rwanda se zabayo deuxième patrie niyi, kandi azajya aho ngaho bagiye kumucuruza no kumucunaguza, cyane cyane ko geze gukomozwa ko n'impunzi zo mu Rwanda ahubwo zabuzeho zikwirwa. Murakoze. Narangije. Nakoze muvandimwe Rutihunza, ndagushimiye cyane ku ngingo tugejejeho. Niba Faustin Ngaramba afite icyo yongeraho nawe namuha ijambo, noneho uwadusomeye itangazo nawe akaba yagira icyo avuga. Ariko nanjye mbere yuko atanga ingingo ndaza kuzuza zimwe mu zo Rutihunza avuze muri make. Bwana Ngarambe. Murakoze, kandi ndabanza kubashimira uyu mugambi w'iri tangazo. Nuko akantu ngiye mbonamo kagombye no kumvikana, ni ukubera ko ibi bihugu birimo kohereza izi mpunzi mu Rwanda ni ibihugu demokratike, ni ibihugu byubahiriza amategeko y'uburenganzira bwa muntu. Noneho bariya abategetsi nabo bari muri byo bicariye muri ubwo butegetsi bw'ibyo bihugu, nabo ni abantu bifuza kubona amafaranga aturutse iruhande, ariko atanyuze mu buryo officiel ngo bavuge ngo badeturunye nanga bagize bate. Noneho bakaba bashobora kohereza ziriya mpunzi amafaranga amwe akajya kwa Kagame, na Kagame akawongera akabagarurira andi ku buryo clandestin, ariko bigasangirwa na bariya bategetsi bariya bo hejuru. Kuko ntekereza ko abaturage bose ba biriya bihugu bose bari contre biriya bintu byafashwe, biriya bintu byemejwe na bariya bategetsi. Noneho ubwo nkaba nabyita ko ari udutsiko tubiri, agatsiko ko mu Rwanda kazarya ariya mafaranga, n'akandi gatsiko ko mu Bwongereza kabiyobowe na Premier Ministre uzi ukuntu amafaranga bazayagabana. Nicyo gico nagira ngo wenda mu gitekerezeho niba byaba bishoboka mukamwacyongera. Urakoze cyane bavandimwe Ngarambe. Icyo ni ikintu kigaragara kandi mu Bwongereza batangiye kubivuga, kuko buriya murabizi uriya mugabo Boris Johnson amaze imyaka asezeranya ajya no gutorwa, byari mu masezerano yari yatanze ko ikibazo cy'abahungira mu Bwongereza azakirangiza. Ntako atagize rero ngo icyo kibazo kirangire, kandi arabizi neza ko kidashobora kurangira. Igihe ku isi hakiri ibibazo, hari abantu biremwa muntu nyine bizashaka guhungira mu bihugu bimeze neza, bifite amahoro, bifite uburenganzira bwa kiremwamuntu nk'Ubwongereza. Ubwo rero Boris yari afite, Premier Ministre Boris Johnson yari afite ikibazo gikomeye cyane muri politike. Abantu bo muri opposition bamumereye nabi. Hari uwabivuze ati
biriya arabikora kugira ngo arebe ko yakubahiriza amasezerano yahaye abamutoye kugira ngo azongere atorwe. Iyo ni inyungu we afite ku giti cye, ariko noneho n'u Rwanda rwa Kagame rufite inyungu nyinshi cyane, nako si inyungu z'u Rwanda, ni inyungu z'abategeka u Rwanda muri iki gihe. Rutirihunza yabaye ukomoza ku kibazo cy'aho bacumbika bageze mu Rwanda. Twa duhoteli duto yise duto, mu by'ukuri twa duhoteli ntabwo ari utw'u Rwanda, utwo duhoteli ntabwo ari utw'abaturage b'Abanyarwanda, ni utw'abategetsi cyane cyane ba gisirikari birazwi. Aho ngaho bari baracumbikiye abavuye muri Israeli, byari bizwi ko yari quartier yubatswe n'abasirikare, kandi no kugira ngo bajye kuhacumbika, iyo bageraga i Kanombe bahabwaga adresse y'aho bajya gucumbika. Murabizi mwese ko muri iki gihe amahoteli yo mu Rwanda yose yarahombye, hafi ya yose. Muri Kigali hari amazu mubona ya etage meza cyane, ariko atuwe n'inyoni, amahoteli manini atagira abantu. Nicyo gituma bakomeje kugerageza ibishoboka byose kugira ngo iya nama ya Commonwealth izabera i Kigali. Buriya nabyo ni ikiguzi cya Commonwealth. Abategetsi b'u Rwanda, Perezida Kagame na bagenzi be, ikintu cyose Ubwongereza bwabategeka muri iki gihe bacyubahiriza kugira gusa ngo bazabone iriya nama ya Commonwealth izabera i Kigali. Harimo ibiguzi byinshi cyane, harimo ibiguzi byinshi, ndetse nakongeraho na dosiye ya Paul Rusesabagina. Dosiye ya Paul Rusesabagina murabizi ko uriya wari minisitiri w'ubucamanza mu Rwanda, nangiye kubona ubutabera, Bwana Businge, yiyemereye ko leta y'u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda yakoreraga ariyo yashimuse Paul Rusesabagina. Muribuka ko byasakuje, noneho kugira ngo badakorwa n'isoni bajya kunegosiya n'Ubwongereza, baravuga bati nimutwemerere abe ambasaderi wanyu, ibyo mushaka bindi byose tuzabikora. Bihurira rero ko na Boris Johnson yari afite ikibazo cyo kurangiza amasezerano yari yarahaye abenegihugu n'abagomba kumutora kugira ngo akomeze ategeke guverinoma ya kiriya gihugu. Mu by'ukuri rero ni abantu babiri bahuye, buri muntu afite ubukene mu byo yari yaremeje abandi, aravuga ati kugira ngo mbuvemo reka nemere icyo basabye cyose, mbese mere nk'indaya muri politiki. Icyo kintu ni ikintu tugomba gushimangiraho, ndetse byaba ngombwa Abanyarwanda bose babishoboye, abaharanira ikiremwa muntu bose, tukababwira ko icyatuma wenda Premier Ministre w'Ubwongereza yisubiraho nuko opposition, amashyaka atavuga rumwe na leta y'Ubwongereza, yajya muri kiriya kibazo akagaragaza ko kidahuje n'inyungu z'igihugu cyabo. Noneho no mu Rwanda Abanyarwanda nabo bagakora ibishoboka kugira ngo mu Rwanda abaturage bamenye ko kuzana ziriya mpunzi, Bwana Rutirihunza yabisobanuye, ntabwo byumvikana ko umuntu uje gusaba ubuhungiro mu Bwongereza dosiye itarigwa bakavuga deja ngo yinjiye magendu, kandi dosiye yo kumuha ubuhunzi itararangira, kubumuha cyangwa kubumwima, bagahita bamwohereza mu kindi gihugu. Ese bazajya mu Rwanda bahinduke ba asylum seekers, les demandeurs d'asile, itwa ko ari abantu baje kuba impunzi mu Rwanda, cyangwa bazaba bafite statut yindi? Nimba mara kuba impunzi mu Rwanda kandi
ninde noneho uzaba bafite mu biganza? Ni leta y'u Rwanda, ni Ubwongereza, cyangwa ni HCR? Harimo umukino wo gushaka mu Bwongereza kwivanaho icyo kibazo, u Rwanda rukavuga ngo ruragihawe. Ariko buriya hageze bamaze kugera mu Rwanda, hakaza guverinoma yindi mu Bwongereza ikavuga iti iyo kontra mwagiranye na Johnson ntabwo tureba na Boris, wasanga mu Rwanda bafite ikibazo gikomeye cyane. Ikindi rero, gufata umuntu wahunze ukamujyana ku ngufu mu gihugu atigeze yifuza guhungiramo, ugafata umuntu wo muri Nigeria cyangwa wo muri Egypte cyangwa muri Ethiopia cyangwa igihugu icyo ari cyo cyose, wo muri Syria, ukamufata i Londres ukamushyira ku ndege ukamuhereza i Kigali, akajya mu gihugu atazi, mu gihugu atifuza no kubamo, mu gihugu atakwifuza gusabamo ubuhunzi. Murumva ko binyuranye rwose n'amahame yo kurengera ikiremwa muntu asanzwe, nta nubwo ari ugushakisha ngo harimo amategeko akomeye cyane tugomba gukurikiza. Amahame yo kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu arabangamiwe cyane. Ariko cyane cyane icyo tugomba kujya tugaragariza abanyarwanda nuko ibiba muri ziriya nzego zose si mu nyungu z'abanyarwanda, ni mu nyungu z'agatsiko kayoboye igihugu cyacu. Amahoteli yabo yarahombye n'ibindi byinshi, kandi muzaba mubireba. Twibukije ko abari baturutse muri Israel hafi ya bose bagiye Uganda, kandi baciye muri Panya Road, bahajyanywe na babandi babazanye, babinjizaga i Kanombe bakabohereza mu duhoteli twabo, bakabacuza amafaranga bahawe. Noneho umunya-Eritrea cyangwa undi yabona ntacyo asigaranye, wa wundi wari umucumbikiye nawe yabona ko wa wundi atagifite amafaranga yo kuba yamwishyura, akamubwira ati reka nkubwire rero, reka nkujyane mu baturanyi bacu niho hari amarariro, akamufasha akamutwara n'imodoka, ndetse n'imodoka yabatwaraga irazwi. Ati reka tukujyane Uganda niho hari ubuzima bwiza. Bahagera ikibazo kikaba kibavuyeho, ariko hagati aho barinjije. Murumva harimo ubugegera bukomeye cyane, harimo ubugegera bukomeye. Singarutse kuri bwa buryo nanone bakoresha bwo kugira ngo barakurite abasirikari bajya guhungabanya umutekano mu bihugu byo mu karere, cyane cyane RDC. Buriya muri bariya boherejwe mu minsi ishize harimo abanyarwanda, ariko harimo n'abatari abanyarwanda. Muri Mozambique nabwo birazwi, hagiyeyo abantu baturutse muri Libya. Ndagira ngo wenda Mpestani Rwanda rugora ijambo agaragaze ukuntu uriya mushinga uhabanye, unyuranye n'amategeko areba ikibazo cy'impunzi. Igihugu gifite uburenganzira bwo gufata abaje bakigana bagihungiyemo, kikabohereza nk'imbohe mu kindi gihugu badashaka. Murakoze cyane Bwana Jean-Marie, murakoze kandi na bagenzi banjye turi kumwe, kimwe n'abandi bose bari gukurikira iki kiganiro, abanyarwanda bose aho bari, n'abandi benshi batari abanyarwanda. Nagira ngo mbabwire ko iki kibazo kugeza uyu munota gihangayikishije abantu benshi. Twatangiye kugira abantu duhura bakatubwira bati no, ibi bintu ntabwo bizashoboka. Hari abantu twahoze tuganira kare baravuga bati nabo muri iki gihugu cyo muri Afurika y'Epfo baravuga bati ahubwo yaba byashobokaga ngo uriya mu perezida ajyanwe mu rukiko. Ubundi abantu bo muri Afurika y'Epfo barababaye cyane kubera ibibazo bagize nyine muri ibihe bya apartheid. Usanga bitandukanye cyane n'ibyo abantu bacu bagiye bagira mu bukoloni, kubera ko hano abantu bakeya bahise bikubira ibintu byose, mbese babashyira ku ruhande. Iyo urebye ukuntu biba bigabanyije
abantu barabagiye kubatuza ku manga n'ibindi. Noneho rero hari nk'umuntu twagana avuga ati koko uyu muntu w'umuperezida udashobora gushyira mu gaciro akihanukira akiyemeza ngo agiye kuvana abantu bagiye kwishakira ubuhungiro, bagiye gushaka umutekano, akabavana iyo yose kubera inyungu ze z'amafaranga agiye kubaguramo. Noneho rero bakomeraho bati uyu muntu ni ukudusebya. Ntiwe yambwiye ati umuntu ni ukudusebya, ayongeye gufata Afurika nk'aho ari ikimoteri cyo gusukamo ibintu by'imyanda. Ubundi biriya bihugu bikomeye, abo bantu bagenda binjirayo bafata nk'aho ari umwanda. Niho Johnson uriya yavugiraga kuri Paul Datre, aho bagenda binjirira avuga ati nafashe umugambi ukomeye kandi uzajya mu bikorwa, aba bantu bazajyanwa mu Rwanda kandi nibagera mu Rwanda gahunda twafatanye n'u Rwanda izubahirizwa. Ubwo rero nk'uko buri muntu yagiye abivugaho na Jean Marie yaramaze kubivuga, we yari ukugira ngo yereke abo mu ishyaka ye cyangwa ibyo yemeye imbere y'amatora ati umugambi nabemereye ngiye kuwugeraho, reba mbivugiye ku mugaragaro. Noneho rero nko mu gihugu cya South Africa cyangwa se muri Afurika muri rusange, reka tubifate nk'aho ari uyu mugabane wa Afurika. Ngewe ubwanjye birambabaje kumva ko abantu bari gucuruza. Noneho nk'abari muri iki gihugu yambwiraga ati aka ni agasuzuguro, uyu mugabo bita Kagame aramwumva, ati yagombye kujyanwa mu rukiko kubera ko ari gushaka kubuza uburenganzira abantu bari bifite umutekano w'aho bahunze. Ese wabwirwa n'iki ko umwanzi bahunze aho bavuye mu Bwongereza batamusanze aho mu Rwanda? Ese kujyana abantu ukajya kubigisha ibyo ku rugamba ye umuntu atarigeze anabyifuza mu buzima bwe, ibyo bigenda gute? Ese iyo tuvuze ngo human trafficking, ubundi umuntu arabihanirwa. Numva ko nk'uko Gihunza yabivugaga, uriya muntu nawe yagombye kubihanirwa cyangwa se guverinoma y'u Rwanda ikaba yafatirwa ibyemezo. Ni kimwe navugaga mu nzira z'aho turi kuganisha ko ibihugu bya Afurika cyane cyane n'imiryango ihari byagombye kumvishwa uburemere bw'iki kibazo. Abantu baravuga bati Afurika igiye kongera kuba ikimoteri. Ubundi iyo usubiye inyuma ukareba nka biriya bintu by'imyanda baba bavanye mu nganda, abize ibintu bijyana n'iby'ubumenyi bw'ikirere cyangwa se environnement, usanga hari amato menshi yemera kuza kuri ibi bihugu bifite inkengero zihana n'ibyo bihugu bikomeye. Ayo mato akaza apakiye gusa umwanda uvuye muri ibyo bihugu uje kumenwa muri Afurika. Abaperezida benshi cyane bari abantu ba kera bagiye barya amafaranga nk'ayo bacuruza imyanda ivuye muri ibyo bihugu bikomeye ikaza kumenwa muri Afurika. Ibyo byaragaragaye ku buryo byaramaganwe bigeze aho biragabanuka. None n'ubu ngubu ureba perezida agira gutya akihanukira ati ngewe mfite uburenganzira, mfite ubushobozi, igihugu cyacu kirabishoboye, abantu bose mwumva bari aho ngaho mubazane mu gihugu cy'u Rwanda. Yavuga ati uyu mugambi urashoboka, biriya bihugu nabyo rero bikavuga biti okay, icy'ingenzi ni uko nitujya kubisobanurira abaturage bazabona ko iki kintu cyumvikana. Aba bantu koko bagiye mu gihugu isi yose yirirwa iririmba ngo ni igihugu cyateye imbere, nawe akavuga ati kandi ibyo nabemereye murabona ko mbigeze. Urumva ko ari ikintu yisobanurira umuntu utabizi arabyumva. Noneho ku ruhande rero rw'u Rwanda rwacu, Perezida Kagame n'agatsiko ke nawe akavuga ati iby'Abanyarwanda ntacyo bimbwiye, nibakomeze bangare, abahunze bahera iyo ngiyo, n'abashaka kuvuga tubasangayo tubice, ariko tuzana abandi mu gihugu ndetse bazanagira uruhare rwo kudufasha muri ibyo bikorwa by'ububisha. Noneho ugasanga nanone bigarutse inyuma kuri wa mugabane wa Afurika. Nongere ntange urugero kuri Mozambique. Byagaragaye ko nubwo byari muri politiki yo hejuru,
ko mubanye inyeshyamba zari zihari zateraga Mozambique, bamwe muri izo nyeshyamba harimo abanyarwanda, ari nayo mpamvu yihutiye kugira ngo atange ibihugu bya SADC koherezaho ingabo kugira ngo abone ukuntu abanyuza mu cyuho atazafatwa mu mugambi wo kumva ko abamerisoneri bari baravuye mu Rwanda. Nk'uko rero Ubwongereza, ubwo ni ingingo nshaka kurangirizaho, ubu urabona ko Ubwongereza nabwo bwaguye mu gisebo, nk'uko nyine biriya bihugu bikomeye ntabwo twavuga ngo birahasebera, ariko bwaguye mu kibazo kuko Abongereza ubwabo bamwe baravuga bati nta gasoni, isura yacu muri kuyandarika. Icyo ni kimwe. Noneho rero Kagame nuko adaseba bujya muri Mozambique, iyo ibihugu bya SADC bikoze evaluation y'intambara igeze, bari bazi abasirikari b'u Rwanda cyangwa se abahagarariye abasirikari b'u Rwanda bari bazi ko izo nama zizazikorwa n'intumwa z'u Rwanda zikazamo, barabangira barababwira ngo ntimuzazemo, babahisha n'uburyo bwo kugira ngo bazabe bahura n'abanyamakuru. Noneho evaluation ya mbere igaragaza ko umutekano uri kurindwa neza ku ruhande rwa SADC, ariko biyongeza igihe. U Rwanda bije France yari yararuteganyirije itangira kuyigabanya kuko yavuga ko imigambi bayemereye itagezweho yo kwinjira muri Tanzania, yo gukora ibyo bishakiye. Niyo mpamvu Kagame yafashe icyemezo ati nubwo ingabo z'u Rwanda zitari ku rugamba nk'uko byari biteganyijwe, zizakomeza guhugura abasirikari ba Mozambique. Ubu nicyo cyiciro barimo, ngo bari guhugura ingabo za Mozambique, ariko ari ukugira ngo bacengere. Ubwo rero urabona ko dufite akazi kenshi ko gusobanurira ibihugu bya Afurika, imiryango ikorana n'ibihugu bya Afurika, yaba ari SADC, yaba ari East Africa Community, ndetse n'ibi bihugu byo hanze bikamenya uko ibintu byifashe. Nk'Ubwongereza muri rusange, urabona ko bo bari bakoze deal, nakwita deal, bazi ko itazagaragara, ariko kubera ko igihugu cy'u Rwanda ari abo bazajyamo, mwabonye inyandiko nyinshi abantu bari kwandika baza abo bantu bati twebwe turi kujyanwa muri biriya bihugu kubera iki. Abandi nabo babonye maguya zisanzwe zikorwa n'u Rwanda bakavuga bati ese Ubwongereza ni abasazi. Ubu ahubwo Ubwongereza nabwo bugomba gusobanurirwa, muri gukorana n'umujura, muri gukorana n'umuntu navuga ko imigambi ye ijyana no kubaseresha, kubera ko arabandaritse, kandi narangiza yigaramire genda wasanga n'amafaranga ariya bavuze hari abo yamaze kuryaho, ayazaryamwe azaryamwe ayo ngayo we akomeza. Muri rusange rero nkaba nabonaga kugira ngo uyu mugambi mubisha uhangayikishije abanyarwanda, cyo ni kimwe, kubera ko ingorane barimo zo gukomeza kwicwa no guhunga zizarushaho gukomeza. Icya kabiri, uyu mugambi uhangayikishijwe abo bantu bagiye kujyanwa mu Rwanda, nk'uko Rurahunga n'abandi babisobanuye, bavuze bati umuntu bamubujije uburenganzira bwe. Icya gatatu, Afurika irababaye, muze kugerageza kumva, irababaye kuko baravuga bati batuzaniye ubukoroni kandi ubwo bukoroni twari tuzi ko turi kugenda tubuvamo. None umuntu mukuru w'umuperezida, ubundi nagira ngo mbabwire ko ibihugu bya SADC, uriya muperezida w'iwacu Kagame, baramuciye nuko agenda yikurura, baramubwiye ngo wowe uri kirumira habi, urakora ibi ngibi uri kutubeshya, ntitugukeneye. Uzanarebe burya ku ikarita ibihugu bimaze kwinjira muri SADC, agahugu k'u Rwanda gasigaye karimo hagati, ariko ntibashobora kukemera. Ubwo rero ugasanga Afurika nayo igiye kubihomberamo, tukaba tugomba kugira ngo turebe ukuntu twasobanura ibyo bintu byose. Ariko by'umwihariko nk'uko iri tangazo riri gusoza, guverinoma y'u Rwanda nayo igomba gushyirwaho igitugu. Iyi ONU yavuze iti ibi bintu biri gukorwa ni ibiki, igasobanurirwa abanyarwanda aho bari bose, bakavuga bati ibi bintu ni ibyo kwamagana. Mbese tukareba ukuntu ibintu byajya mu buryo dushingiye aha hantu cyangwa se n'ibindi byabaye, ariko ku buryo iki kibazo atari ukuvuga ngo turareba inyungu zacu gusa, ariko nabo ari abantu bashaka kugira ngo bajye kugurishwa muri kiriya gihugu tubarwaneho. Murakoze. Urakoze cyane muvandimwe
Stani ahangaha rwose urangirije ni ahantu hakomeye. Ninde uzegera biriya bihugu n'imiryango mpuzamahanga itishimiye kiriya gikorwa, itishimiye ariya masezerano? Nta wundi nitwe. Ndetse navuga ko atari Rwanda Bridge Builders yonyine, ni abanyarwanda bose bakunda ikiremwamuntu, ni abanyarwanda bafitiye impuhwe abanyarwanda muri rusange, ni abantu bifuza ko ariya masezerano yasubirwamo, ni abifuza ko bariya abantu basabye guhungira mu Bwongereza bahabwa uburenganzira bwabo bwose nk'ibiremwa muntu. Ubwo rero ni ukuvuga ko twe Rwanda Bridge Builders, abubatsi nyine bitemera ihuza abanyarwanda, turifuza ko abagize opposition bose, twaba dukorana muri RBB cyangwa tudakorana, imiryango ya societe civile yose, yaba iri muri RBB cyangwa itarimo, kimwe n'abashyaka nk'uko mivuze, muri iyi minsi twakora concertation, tukegerana, tugafatanya gusobanurira amahanga n'abanyarwanda aho uwo twatangiye kwita tipo aganisha igihugu cyacu. Tipo abatamwibuka ni umugabo mu kinyejana cya 19 kirangira, ndetse yageze no mu kinyejana cya 20 mu myaka y'1905. Ni umuntu wari uzwi cyane, wakomokaga muri Zanzibar, yari umwirabura, ariko wari wariyemeje gucuruza abirabura ku bazungu, ku barabu, kugira ngo babagire ba esclave, ku buryo byamukijije cyane. Ndetse ababirigi baza no kumugira guverineri w'intara muri Kongo, muri Katanga. Ndumva yarapfuye, ariho yarangije ubuzima bwe, akomeye cyane, afite imirima, ikawa, ya kakao n'ibindi byinshi. Twebwe rero natwe tuvuga ko Perezida Kagame kuyobora igihugu yarabiretse, afite abo yahashyize yitwaje intwaro, we agakora turune ku isi, agenda ashakisha aho yacuruza abantu, ari abacuruza bava mu Rwanda bajya ahandi kumena amaraso, n'abariya yinjiza mu Rwanda ariko ari amayeri yo kugira ngo yivaniremo amafaranga, kubera ko u Rwanda rwagiye afayite. Ni ibintu bitavugwa ariko niko bimeze. U Rwanda rwarahombye, abavuga ngo ekonomi y'u Rwanda imeze neza baribeshya. Tugomba rero kubisobanura, kandi tukabisobanura dukoresheje nanone urukundo dufitiye igihugu cyacu, dufite n'abanyarwanda, kugira ngo tuzagere ku mpinduka abanyarwanda bamaze imyaka bategereje, bakaba amaso yaraheze mu kirere. Ndagira ngo mpe François turi ku nkiko ijambo, kuko igihe kiratuganisha ku musozo w'iki kiganiro, nawe agira icyo yakongera ku byavuzwe uyu mugoroba. Nibyo koko, numva iyo ngingo nanjye nashakaga kongera gutsindagira, yuko abanyarwanda bose aho bari hose bumva ko bakunda igihugu cyabo, bumva ko bakunda kariya karere kacu. Ubu ngubu bagomba gushyira amacakubiri iruhande, kubera ko iyo ibihe bikomeye abantu bose bagomba gushyira hamwe. Hanyuma rwose nubwo karagatsiko kigaruriye igihugu kamaze kwigaragaza, ariko abantu bagomba gushyira hamwe bakabitsindagira, bakereka amahanga, bagasobanurira n'abanyarwanda bakiri nayifu mu by'ukuri abantu bicaye hariya i Kigali abaribo.
abatari babyumva bakabyumva. Nibyo koko nk'uko byavuzwe, biriya babikoze ari uburyo bwo kugira ngo bigure, kuko birazwi yuko Ubwongereza bwabanje kwanga umwambasaderi wabo. Birazwi ibibazo byinshi byari bimaze igihe bihari. Murabona ko na biriya byo kuvuga ngo uriya muryango bahuriyemo uzajya guteranira i Kigali, muzi ko nabyo byari bimaze imyaka biri muri za negosiyasiyo, bari gucuruza, byari byarananiranye. Ariko kugira ngo ubu byemerwe, ahubwo ikintu gitangaje ni uko ubu ngubu Abongereza batangiye kuvuga ngo u Rwanda ngo ni igihugu kizwi muri demokarasi, ngo ni igihugu ngo abantu ngo bari en sécurité. Ukuntu rero n'abantu nabo ari impumyi, bibagize yuko mu mezi ashize rwose aribo bavugaga ibintu biri mu Gifaransa nk'uko babivuga diametralement opposé, ibintu donc bihabanye, biri mu mpande kimwe kireba hakurya, biteranye imigongo rwose. None se bagiye kutubwira yuko kubera yuko bamaze gushyira imikono kuri ariya masezerano mu Rwanda, bariya basore bafunzwe babafunguye, ba Cyuma se bafunguwe, ba Karasira se bafunguwe, ba Ingabire se amashyaka yabo bayahaye ubuzima gatozi, ko bavuga ngo u Rwanda rurimo demokarasi, ko twarondora. Hanyuma se bari abaturage birirwa bicwa n'inzara babonye ibyo kurya, bari abana bagwingiye se ni ukuvuga yuko noneho kubera ko basinye ari amasezerano, abo bana bahise bakira bwaki, abantu badafite imishahara, abantu badafite akazi bahise bakabona. Ubwo ni ubuzima, donc les problèmes sociaux, ibibazo byo muri sosiyete nyarwanda byahise bibonerwa umuti. Icyo rero kiriya ni cya kindi kigaragara cyerekana yuko hari abazungu bagifite bya bitekerezo byo kubeshya Abanyafurika kugira ngo nyine babakorere exploitation, bongere nk'uko babikoze kera. Birazwi yuko Abongereza bakoze esclavagisme nyinshi, bo babonye umukozi wabo nguwo ni Kagame n'agatsiko ke, ni FPR, yiyita ngo irashaka africanisme, ariko yo ikagenda ibeshya batayizi, ishaka nyine umusara, ishaka kwikorera amafaranga. None se nyine nk'uko bizwi, ndagira ngo nongere mbigarukiyeho, abarwanyi bavuye muri Afghanistan baratekereza ko bagiye bakicara hariya mu Rwanda, nibo bajya gukoresha. Birya rero abantu bumva Abanyarwanda ngo babuze, bumva ngo abantu bapfuye, ese baba bicwa n'abandi. Hari n'igihe abantu batekereza ngo ni bari abana bari mu ngabo za FPR, naho ari byo bisumizi bagiye kuzana, akaba ari byo biri kujya guhotora abantu. Abantu baravuga bati twebwe ntidushaka impunzi ziturutse mu karere kacu, mu bihugu duturanye. Nyamara ikintu tugomba kumenya n'abantu batazi, nk'abantu bo muri Afurika batazi, ni uko ahubwo ibihugu iyo bishaka abantu gufasha abantu b'impunzi, bishimishwa no kwakira abantu begeranye kubera ko bafite umuco ujya guhura. Urugero, nubwo hano muri Ukraine murabona hari ibibazo, ariko Abarusiya bafata abantu bo muri Ukraine ntibabirukana. Kubera iki? Kubera ko imice yabo iregeranye, indimi zirahuye.
naho abandi bagiye kubazana ngo bagiye kuzana abantu batazi n'icyo bahuriyeho, ni bya bindi nyine byo kuza n'ubundi buryo bwo gusenya igihugu, n'ubundi buryo bwo gutandukanya abantu bari bahuje umuco ukabazanamo abandi. Birumvikana nyine, ntabwo nirirwa mbigarukaho cyane kuko bagenzi banjye babivuzeho. Ni icyo ngicyo nyine nashaka kugira ngo twongere tubigarukeho rwose. Ubwo ndatekereza ko urwego RBB ruraba mu miryango ifata iya mbere, ntituvuge mu kinyarwanda gusa, ahubwo tukavuga no mu ndimi z'abandi bakeneye kubyumva bavuga. Ndongera ntanga urundi rugero rwose rwerekana yuko abantu batishimiye biriya, cyane cyane no mu banyafurika. Nabonye abantu bo muri Eritrea bavuze bati aho kugira ngo njyewe nzaje mu Rwanda, ati nzahitamo kwiyahura rwose. Numva ibyo bintu mwabibonye. Ni byinshi cyane, ntabwo twabivuga ngo tubirangirize mu kiganiro kimwe. Tuzabigarukaho kubera ko nk'uko byavuzwe nanone sibwo bwa mbere. Ikindi kintu nashaka kwerekana, ibi bintu Abongereza bakoze, bari barashatse no kubikorana na Ghana. Igihugu cya Ghana kibatera utwatsi rwose mu kwezi kwa mbere, niba mbyibuka neza, mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Ghana yarababwiye ati twebwe iyo mikino ntayo tujyamo, ibyo ntabyo dukeneye. Nuko rero nibyo narindi kuvuga, nti tugomba kuba mu miryango ya mbere yafata initiative, tugakora ibiganiro no mu zindi ndimi, n'abandi cyane cyane abanyafurika bakumva, kuko burya ngwija kurisha ihera ku rugo. Ariko n'abanyafurika nibabyumva, n'abandi bose, kuko mwabonye ko imiryango rwose mpuzamahanga yose, uhereye kuri ONU ukaza kuri iriya miryango ifata akazi ko kurengera ububasha bwa muntu, ikiremwa muntu, za Human Rights Watch, za Amnesty, mwabonye ko rwose nazo biriya bintu zabyamaganiye kurekwa. Ntabwo rero tugomba kubyamagana gusa ngo duhere mu itangazo rimwe, ahubwo tugomba no gutumira n'abandi banyafurika nabo bakaza bakavugira no ku miyoboro yacu, kugira ngo twese dufatanye hamwe. Ariko cyane cyane ndongera mpamagarire abanyarwanda aho bari hose, baba abo mu miryango ya sosiyete sivile n'amashyaka. Ntabwo ari ngombwa yuko abantu baba bahuriye ku rubuga mu ihuriro rimwe, mu ishyaka rimwe, bakora ibintu bimwe. Ahubwo ubu ngubu ni igihe cyo kugira ngo twese dufatanye, twamagane ibikorwa bibi bya kariya gatsiko. Murakoze, ubwo tuzakomereza hanyine. Murakoze cyane François. Ndagira ngo mbere yuko dusoza ngaruke ku kintu uvuze gikomeye, ririya curuzwa ry'abantu rigaragaza ko Perezida Kagame n'ingoma ye mu by'ukuri bitwara nka tipo, bitwara nk'abacuruza abantu. Ibyo bintu tugomba kubisobanurira abanyafurika bene wacu bakabimenya, kuko bakomeje kubeshywa cyane bababwira ko u Rwanda ari igihugu kiyobowe neza, ko Perezida Kagame atinyuka gutuka Abafaransa, batinyuka kubwiza abazungu ukuri. Ibyo birashoboka ko abikora cyane cyane yabashyiraho igitutu kugira ngo bamuhe nyine icyo ashaka. Ariko mu by'ukuri twibuke amateka amwe n'amwe uko byagiye bigenda. Twibuke Kadafi icyo abazungu bamujijije ni uko yashaka gushyiraho umuryango w'ubumwe bwa Afurika ufite ingufu, ufite
amafaranga ukoresha. Hari umuntu ufite ariko ntuze ebyiri harimo za eko wenda yabahagaritse appareil imwe kuko biratuma ijwi ryumvikana nabi. Mwibuke ko igihe abazungu bafashe icyemezo cyo kujya kwica Perezida Gaddafi, umuryango w'ubumwe bwa Afurika wakoze inama y'abaperezida n'abashefu de gouvernement bemeza ko uwo mushinga w'abanyaburayi n'abanyamerika batawushyigikiye. U Rwanda rwari mu nama, Perezida Kagame yari mu nama, icyemezo kirafatwa, ibyo nabyo abanyarwanda bajya babimenya. Ariko Kagame yapfuye kugera i Kigali, ahamagara abanyaburayi n'abanyamerika ati biriya bintu ngewe ntimubimbaremo, ndabashyigikiye, Gaddafi agomba kuvaho, agomba kwicwa. Ingoma ya Perezida Kagame niyo yonyine muri Afurika yashyigikiye. Bampatse ibihugu bateye Libya bakayisenya bakayigira ivu, bakayihindura ivu, bakica Perezida Gaddafi, bakica abanyalibiya 100,000, n'ubu bikaba bikomeje. Mwibuke kandi mbere y'uko ibyo biba, Gaddafi yari yabwiye abazungu cyane cyane abanyaburayi, arababwira ati ibyo mukora mubikore, ariko rero ndabasezeranyije ko nimumara kumvana ku butegetsi cyangwa munyishe, abanyafurika bazaza ari benshi bahungira muri Libya, kuko Gaddafi yabwiraga abanyafurika ati mwasubiye mu bihugu byanyu ko hari ahantu mugiye kujya nta buzima muzaba muhafitiye. Ubwo rero bamaze kumwica koko byaragaragaye, niho amato yatangiye kujya agenda muri Mediterane, abanyafurika ibihumbi n'ibihumbi bashaka guhungira i Burayi. Nanone waciye inyuma y'abagenzi be akajya kubwira abanyaburayi ati nzabibafashamo nabyo, ntimugire impungenge. Ni Perezida Kagame yagiye i Buruseli ajya kumvikana n'abanyaburayi ati maze mujye munyihera bariya banyafurika, cyane cyane n'abanyafurika bakomoka muri Afurika y'Iburengerazuba, n'abanyafurika bakomoka mu majyaruguru y'Afurika, ariko hari n'abanyafurika benshi bakomoka hagati muri Cameroon, muri Congo, muri Centrafrique. Ati mujye mubanyihera ariko mu mpembe. Ibyo byarabaye, twabivuze mu kanya ko bageze mu Rwanda bakabahindura abacakara, bakabashyira mu gisirikare kugira ngo bajye kurwana intambara u Rwanda ubundi rutagombye no kurwana. Ibyo bintu tugomba kujya tubisobanurira abanyafurika. None dore aho bigeze, kujya kwitambika imbere y'abantu bashaka guhunga umutekano muke mu bihugu byabo. Ni nkaho Kagame yavuze ati ubundi impunzi nta nubwo zagombye kubaho, nta munyafurika nta munyaziya ugomba kujya i Burayi, nzajya njyayo njyenyine na Rwandair, nta mpunzi nshaka i Burayi. Bwana Johnson rero, Boris Johnson, nyihera amafaranga ngukize izo mpunzi. Ejo bundi azaba yaje mu Bufaransa abwire Macron ati Macron turi inshuti, hambira abo bose ubanyoherereze. Ibi bintu tugomba kubibwira abanyafurika bakamenya ko Perezida Kagame atari ya ntwari bamwe bakeka, ko ahubwo ari umuntu ubangamiye inyungu z'abanyafurika ku buryo bugaragara. Ibi byo mu Bwongereza bigomba kutubera impamvu, bikatubera n'uburyo bwo kugira ngo ibisobanuro byacu bamwe batajyaga bumva neza birushaho kumvikana. Kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugushaka kurwanya igihugu cyacu, oya, turashaka kurwanya politike mbi ya Perezida Kagame n'ingoma ye yo guteranya abanyarwanda n'abanyamahanga, cyane cyane abo muri Afurika, kuko buriya abo iriya politike aba ari amasezerano azabangamira, baba abo muri Syria, baba abo muri Cameroon, baba abo muri Nigeria, baba n'ahandi hose bazaba baturutse.
umujinya n'urwango bazagirira Perezida Kagame na Boris Johnson bazajya bawutura ku nsina ngufi. Insina ngufi rero nta yindi n'Abanyarwanda, nitwe bazaturaho umujinya n'urwango bavuga bati Abanyarwanda ni inyamaswa, twari tugiye kwibonera ubuhunzi none barabutwambuye, abazungu bampatse ibihugu bahaye Abanyarwanda amafaranga kugira ngo baducuruze. Icyo kintu tugomba kujya tugisobanura n'Abanyarwanda, yewe n'abari ku ngoma bakabyumva bakabitekereza bakavuga bati nyamara uriya mushinga ari amasezerano si meza. Ndagira ngo mubyemeye impe iminota 2 mukuru wacu Rutihunza Theobald kandi ushinzwe n'ikibazo cy'impunzi muri rusange mu miryango yacu asoza iki kiganiro mu minota 2, noneho dusezeraneho dukomeze dusobanura ibi bintu ejo n'ejo bundi kugeza igihe mbese ibyemezo byafashwe bizasubirwaho. Bwana Rutihunza, ijambo ni ryawe. Murakoze kunyongera ijambo. Mbashimiye ikiganiro cyiza dukoze kandi ngira ngo ikibi cya nyuma cyane cyane ku ntego dufite yo gusubiza abantu agaciro ka muntu, la dignité de la personne humaine. Ni ikintu kigomba kurwanirwa. Niyo mpamvu abantu babuzwa ibyabo, babuza agaciro. Niyo mpamvu abantu bicwa. Niyo mpamvu abantu badashyira hamwe ngo bakore izo association, bakora amashyaka. Niyo mpamvu wumva abanyabukorikori, navuga abantu b'abahanga tuzi bagira talent, bagombye guteza igihugu imbere, wumva bishwe kuko umuntu ari azi guhanga, agira ibihangano. Ibintu byose byatuma ashimisha abantu, haba mu kuvumbura ibyiza byazateza igihugu cyacu imbere, wajya kumva bamurigishije cyane, bitewe iyo atangiye kumenyekanaho abagatoye. Kandi nyamara uwo muntu uririmba neza, uwo muntu usiga, uwo muntu kubera abantu benshi ashimisha, ageraho akabikirangire. Ariko kubikirangire hariya muri make, mbashimiye ko muharanira ko la dignité de la personne humaine yongera kugira agaciro. Merci beaucoup. Murakoze cyane, ndabashimiye mwese kuba mwitabiriye iki kiganiro kandi nibwire ko kizagira akamaro gakomeye cyane, ari ku Banyarwanda muri rusange, ariko banyamuryango ba Rwanda Bridge Builders abubatsi bitemera ihuza Abanyarwanda, ari no ku yandi mashyaka ya politike cyangwa imiryango ya société civile itari hamwe natwe muri RBB ariko dukorana n'ubusanzwe. Ndabashimiye. Ubwo rero nkuko twabyumvikanyeho, ejo no gukomeza tugasobanura ububi bwari amasezerano kugira ngo Abanyafurika cyangwa abandi bireba bazamburwa uburenganzira bwabo babusubirane. N'abantu tugomba kubaha icyubahiro n'agaciro nk'abantu. Murakoze cyane. Hano ni hemwa bagenzi mwe, hataba abagome nihaba urugomo, ntihamaze imwe ntihabe n'ishyari, numvise ku isi muyizenguruka, muturangire rwose tugeyo.